Mujyane ku gicumbi cy'ababyeyi. Nanjye ndaza. Cameraman. Icupa ryanjye sitisika. Karibu ni muze. Mbabazi. Ntabwo gupfukamira umwana mu ngiye gupfukamira. Mumbabarire kuba nagize impungenge nke. Babyeyi muratwumva neza. Murakoze. Uvuga ngo gutungana n'ukwanyu upfundura umutungo wawe. Babyeyi gutungana n'ukwanyu. Ngaho upfundura umutungo wawe. Yewe, yes we. Mujyane ku gicumbi cy'ababyeyi. Nanjye ndaza. Cameraman. Icupa ryanjye sitisika. Karibu ni muze. Mbabazi. Ntabwo gupfukamira umwana mu ngiye gupfukamira. Mumbabarire kuba nagize impungenge nke. Babyeyi muratwumva neza. Murakoze. Uvuga ngo gutungana n'ukwanyu upfundura umutungo wawe. Babyeyi gutungana n'ukwanyu. Ngaho upfundura umutungo wawe. Yewe, yes we. Yes, nanye gusuza kandi zere kumeze neza ari hose mu cyo gitandukanye urasaje urengezo amajyepfo amajyaruguru. Of course nitwa Cheketu sinza kuvuga byinshi kuri no munsi kuko no munsi ari cyo bijyanye ngo warasenze uburiki cyangwa wareretswe niwahanurirwa. Ikintu cya mbere n'amakuru dusora atandukanye mu cyo gitandukanye mu Kigali n'ubuzima 50 yindi cyana mu kanya nayo uraza kwimba neza fresh sana magaze nifunze guhera hasi hejuru. Mfite ikarito mu ntoki, mfite igikapu mu ntoki. Iyi karito rero abadukurikiye babonye umugabo utanga ubutunzi. Umugabo atanze ubutunzi nagiye mwumva ngaha abantu ubutunzi ngabana akaba ubutunzi ari nabo babuhaye mireba ariko sinamubonye. Nabonye umugabo n'umugore abaho ubutunzi turano mu kabari. Abatwa turi kumwe ibyo bariye ibyo banywereye hafi 100 ngahe. Yarabyishyuye yafashe inote imwe yonyine ya 5 ayishyira mu ijag amenamo inzoga yavayemo amafaranga yose twanywereye. Ahangaha turiwe abantu mwese mwagiye mumumbaza abantu mwese mwagiye mu bivugo byinshi byetandukanye. Uno munsi yambwa ati 9:30 ubu hageze ntago ari gitumo twahanye gahunda. 9 zisigaza iminota 9 n'igice zisigaza iminota 5. Okay, mugenzi wanjye turi kumwe hano akira bamwita bucyaca mu gace nkuko mubizi ni njibigi batandukanye kiro meza fresh. Iyi karito do rimu busa Ese ikarito rimu mpamuroki buretse gatoya. Kiyipangu cyo kwa muganga banumye ikarito. Iyo karito ugiye kwivuza cyangwa ni Kirose umva ko twigenje ngo gukira ni rimwe banumye ikarito buretse banu maskoti banu mu rwembe gahore ari n'amavuta banumye yo pfumuguza rengi kiro none serega imana yabango ni mu buri ubwenge nzabavanaho amaboko. Rero reka kuvuga ibintu byinshi ubu nanjye umva se wonyihamagariye nanjye kugwa gitumo ibigiye ku munega mugire ngo ngarame karito ngo yuze amafaranga se ndashaka kureba ibintu ni karito za amafaranga gutwara tujya turega twigirisha ni bucece mu gace nkuko bisanzwe n'ikiraso sawasasho na introduction umunsi ndi bukore yake yayikoze. Nje navuze byinshi bitandukanye. Nje nahawe gahunda na muganga mu minota ku isaha 9:30 hasigaye iminota mike. Rone urupangu rwe cameraman wabonye urupangu rwe basi ntabwo aziba mu mukire ntabwo aziba mu mbwa nayica ntabwo wabura mimbwa mbwa nayica cyangera ubwo bejo kwirukanganye umuntu mu ruhengero uri rukanga ngo yapfuye wallahi none nagiye kora mu Kirose ako amutipe w'ibyihene amateka yamubayeho ntago ashinje kwiba bana yanjye cyavuze no mukire abadukurikiye muduhe commentaire subscribe like share and comment. Ubu ngende buri mafaranga uzemana ese ugiye ugiye muri banki ariko cyo ibintu kubaza ugiye muri banki ako ikintu nemeye nubwo ngende ntamwemera neza yahaye umugore n'umugabo amafaranga yuzuye se ubundi siya undi kugira ibitangaza none
bivuze ngo ceketu ndakize se Beto muri gitumo. uretse katufasha Babarira. atanu ari nuzi yanumye ibihumbi 9 yanumye n'ibihumbi 9 kiro uretse yanumye n'ibihumbi 9 ibi ni ibintu urimo kubona none bigutunguye yanumye ibihumbi yanumye ibihumbi 9 ariko si 10 nta mupfumu ugira ngahe umva se nta mupfumu waba muzi umeze gutya tuye tuvugisha ukuri tubaza ko bamuzi bafite imbaraga zabo ariko hari abantu Imana yahaye imbaraga zabo kuri iyi si iminota igiye kugera nturagera yambwiye ati niharenga n'umunota umwe agapfusha rukara nka se turabonanye ikibazo ni ibirahure gusa bazare kutubona umva se turamarida uno munsi nta bintu byinshi mwana ndaburi gushaka kwiruka yemwe Karibu. muraho Karibu. tuko yamba naje muga Muraho neza. rakomeye ni mugenzi wanjye bravo amwita bucece mu gace nandi kamera mayo nago wamusore nzugenze ko nawe Kameraman niruka yagupepe. niruka muga isaha wamezi rageze ndahageze muganga ko ndi bambaye nk'abamaserera muganga nahageze ariko Karibu. anegerere muganga ta kiro reka nkubwize ukuri muga gahunda twahanye mwegere se Nta kibazo cy'abakari. na mugenzi wanjye we karetanye nayo Karibu. kimeze neza muganga rwose Karibu. we none se Eh. isaha wampaye mageze neza Ni z'ibitaro wowe twavuganaga. ingesi y'akamara ajya n'ubwa mbere nkubonye najyaga numva amajwi yawe nkabona ibyo ukora nkabona iki ariko ikintu ndimo nibaza barangiye we na mugenzi wanjye arabizi nemera nabo yambwiye yarambwiye ngo azamu ubutunzi gusaba ibirayi ahangaha cyangwa ibitoki yafashe umugore n'umugabo baha ubutunzi barakira hano umukire hano hajyamo umuceri nk'ibiro bingahe nk'ibiro 10 gahunda aba bantu fanta yo kunywa. ngo Yabazanire fanta yo kunywa. ukamenya hano kugira kuba umuntu gitumba bakangurura Bismillahirrahmanirrahim nde Bismillahirrahmanirrahim Kuzanira abantu fanta yo kunywa. Sana hano kandi. se muga ntagasembuye mugira ajye ko ntabwo ngiye ngo agasembe bashyire kuno ugende burya ndashona mbere cyaka ntagasembuye mugira ntagasembuye mugira narifite muga ariko ibintu ni cyakoze ngo ajya koma ngo batandika leta ngarayoza amafaranga arakobe hose urima se muga guteretse mwene hano umva Aha ni ku meza y'ababyeyi. ngiye ngo urama Bavuganye kuri cyambere ngiki tukihuse. yenda shaka amafaranga ariko burya niyo nshaka muga inzoga umutinyweye naba inzoga tuyinyweye nta turaho yankoraho nabwiye abantu byankukiramo ahangaha ndi naho nubakiye ababyeyi igicumbi hani wanjye ku nzoga y'abakuru noneho ntibamita mbono rero nabaha karibu hari n'ahandi tuyo kujya karibu tugakomeza ku gicumbi bitangira neretse abantu badukurikiye tuza kumenya ibyaha banuye urwenya no mu mafaranga 9,000 ariko hari inote y'igihumbi yindi aha ni mu ruganiriro reka nkujyane ku gicumbi cy'ababyeyi nanjye ndahasa cameraman icupa ryanjye sindisiga karibu ni muze ntabwo ndisiga telefone yanjye yafata cameraman kwanta yawe naho uyizana karibu ni muze cameraman gerane nanjye tugira tunanirwa cy'ababyeyi ni umukire pe ni umukire ariko ni umukire karibu icara ese we icara aho ngaho icara kuri iyo siya ntebe dore nabijye kucara siya icara kuri iyo ntebe kareka ntago nyicara icara kuri iyo ntebe Ntabwo nicara. icara kuri iyo ntebe ababyeyi yavuze ko nakwicara hasi kugira nyicare kubera Imana ndayicara kasi uriyahura nicaye ku ruhu uriyahura nicaye ku ruhu arafatana wangiye gukira muga ndakora twinikaga cameraman gendane nanjye akira vugana n'ababyeyi kiroso
twakoze byinshi kubera Imana bajya ubwo abantu gituma bajya gupfumuza nawe ihembe sha babyeyi muraho neza babyeyi nguyu mwana wanyu mwemereye ubutunzi ageze aha ku Gicumbi ni mu mwakire muvugane nawe musuhuze se rapfuye ko yigeze waki zapatse uraho ndacaye ntugire ubwoba nta kidasanzwe ngo nguki n'abatembere ushaka kutugora kwa so nahageze mwanyemera ubutunzi bwanyu reka yitereka nje kuri baranyishimira nahageze murakoze babyeyi kumwakira reka nongere ntabwo imbaraga n'ububasha bwanyu babyeyi bakinze tubaca he nzanyemo cyambere ni amafaranga kirose ufata amajwi hirya mani ku muhungu ngenda muraho neza yego gutungana ni ukwanyu babyeyi yego umwana wanyu mwemereye kagomba kuza akabasura agatahana ifunguro agahabwa ubutunzi yaje ariko ntabwo yigeze atubwira ko azazana n'abanyamakuru sinzi ishusho mwabifashemo niba muramubabarira mpamagara muri ibi bintu wazanye abanyamakuru umwana wawe uwo ni inshuti yanjye ngewe nashatse isi yose ibibone nimba koko ibyo mugiye kunkorera ari byo ndashaka ubutunzi ngo yabitewe nuko ngashaka amafaranga kandi akaba ashaka ko isi yose ashaka amafaranga hari umukomzi utabibwiye kamera afatanye nayo igikoresho twamutumye aragifite babyeyi icyo gikoresho gitereka aho ngaho gipfundikire neza ndakubwira ibyo ababyeyi bambwira bismillah yego bose koce twagutumye iri hehe mwana wacu na abiza amafaranga mwese muri banki twagutumye ziri hehe muri banki ije gupfuma inote twagutumye ziri hehe inote twagutumye zo amafaranga yo kuza mwana mu 900 babyeyi ngo batonze za noti 9 murakorera se inoti 9 ibihumbi 9 yazanye n'abandi bantu n'urwembe yuzuza n'amavuta ngo shyiraho ikindi gihumbi kuko wazanye n'abandi bantu n'aya mavuta yarazake azisige shyiraho ikindi gihumbi n'urwembe birambike hasi nkomeze nkubwira nk'uko ababyeyi babitegeka ababyeyi yarangije sura sibi mukabyara fata kuri ayo mavuta ya razake usige muri icyo gikoresho kirose umuyobora ababyeyi yego siga asigaye yapfundikira yatereke hasi tereramo izo note zombi ujye uzibara imwe imwe uyibara uvuga ati babyeyi tambikiza wema imwe imwe igihumbi bitatu tajyana n'amaguru 8,000 iyo wongeyeho ngibi ni 10,000 ngo wabyishe subiramo ngo wabaze umubare gutabaho nano uratera muvuga ngo iyi ni y'igihumbi iyi ni y'igihumbi yego mwana wawe iyi ni ya 2 yego iyi ni ya 2 yego iyi ni imfura ya Beneri y'u Rwanda ya 5 yego yego yamaze kuyatereramo ababyeyi arakurikizaho iki cameraman muri kuvugana n'abakurambere bampa imbaraga zo gukora
ibidasanzwe. Yego, vuga ngo gutungana ni ukwanyu babyeyi. Ugutungana ni ukwanyu babyeyi. Nazanye 10,000 byanjye. Iki gikoresho cyuzura amafaranga. Vuga ngo iki gikoresho cyuzura ubutunzi. Na telefone yanjye ndashaka kuyifatisha. Oya, nta telefone urashyiramo. Iki gikoresho cyuzura amafaranga. Amafaranga yanjye ngiye guhabwa ubutunzi. Funga. Ngaho funga. Babirafunze. Twakoze byinshi, twagiye imisoro. Twagiye mu cyo Hano wacu babyeyi muratwumva neza babyeyi. Funga neza ku buryo fuka neza. Na scotch cyangwa Sikocha. Kiroso. Abadukurikiye Yego babyeyi. ibi byose kwisi yose. Dupfe cyangwa kujya gusoma kuri icupa ntabwo atapfaje. kugira ngo ufate amashusho neza. Yego babyeyi. Upfara na yawe dupfara urazigeneye ku munsi uko yeba fumuke nyine. Funga neza umwanya Umukene barashize. Asiya ibintu byo gupfumaguza. Gupfumaguza. Yese Bungeye muri eliminate. Tewe ndemera ngo umuganga. Wigira impungenge mwana wacu. Ese Scott. Mugezi imbaraga mu. Hano tukuvuga. Baratse gato. Mugezi akabibaho. Baratse. Ngo ngiye gukira. Izi ni imbaraga zidasanzwe z'umurengera. Abana banje ku ishuri nzamara amafaranga kubishyura ishuri. Biga muri prive. Uje gukura amafaranga. Kubera Imana nyine. Zikora nzi kuri mushyiramo umuceri nk'ibiro 10. Watangiye kugira ubwoba mwana wacu. Mo ndabica nawe. Ndimo ndasusura mu ntoki. Vuga mu mbabare mva hano amahoro ari kugiye. Twakubwiye ngo tubikore utaje ahangaha ukavuga ko uraza wagarugamije kuza kugira ute mwana wacu. Urabona umuvandimwe twazanye. Banyine kana tuye mu kiganiro pfumuza ahangaha. Giro naguto ndapfumuze hari imbaraga za. Hari ikibazo muri aho hano. Ntabwo turabapfumu turabavuzi. N'abavuzi. Umuganga gakondo nyine. Izi ni imbaraga z'ababyeyi dukoresha. Ababyeyi Abantu badukurikire ni ikibazo murana cyo ahangaha. Isi yakamenye ko ari wowe wanzanye. Imana izamijuru cyangwa umuganga n'umukire. Kube ibi byose ni inzara. Inza afite. Umuntu akubwira ngo ngaraguha ubutunzi. Ni wawe bw'icyaro Yego ahangaha niho ntuye niho mbarizwa. Ni wowe utanga ubutunzi cyangwa umuntu mukubwira ngo nindi. Njyewe nta bushobozi bwo gutanga ubutunzi mfite ahubwo imbaraga z'ababyeyi. Imbaraga z'ababyeyi imbaraga z'ababyeyi nizo ziduha kuba buri wese icyo yemerewe. Ababyeyi ngo umwana wanyu arumva yakongera akavugana namwe. Ese ubu ngubu mugiye kuva hano nakize? Ubundi uravugira he? Ndashaka inote nkatira. Tubanze dufunge neza igikoresho. Sura nyuma dufata amashusho yose ibintu ndabe byari byo. Awe Kiro. Se aramamagara umbaza iki? Ambaza iki? Ahantu wanzanye Sha. Ndimo ndabona impu ngagiye gupfuza. Mbona nanjye bikukundira naye ibihumbi 10 mu hano. Zigarura. Segarura. Yemaze amezi 2 bambwira ngo uzatuguha ubutunzi naratiye. Nabwiye famille yanjye ngiye gufuzana amafaranga. Ndavanga mpitanye muri bank ariko cyo aha nta mafaranga yajya. Tubanze dufunge igikoresho. Mana nya gusaraguka imbere y'ababyeyi bahabwa ibihano. baramurutije inkuba. Ngo nongera Shaka. Mugira nzoga ntago ari abakuru ntago ari nta kibazo mwana wacu. Kameramani nawe ni chamani. Yes, arayigotomye. Wongera kugura ntabwo ibihano n'ababyeyi. Iyi karito. Nutama umufanda kuyigira. Umura nta cyangwa hano ku gikoresho cy'ababyeyi. Ngaho ni ibe. Cece mu gace kuri sawa sawa Siaka TV 500 Kigali News binita no ku mbuga zanjye zose Twitter TikTok ko bana bacu umundi nkoranyambaga gushyiraho ibintu muba mwabo. Twega twereka abadukurikiye abantu badukurikiye two kujya tugaragaza ibintu by'ibinyoma. Wowe
niba uri n'igihuhano bitangaza ndashaka inoti bari igihuha tubirabyereka abantu Yohano urugwego kameramani ahagarare neza kameramani agira amakuru agucika namusomeje kuri razo rw'abamaye ningira icyomba tujyana ntacyo urabona ntabwo usomeye ningira icyomba tujyana bavura abana bana deni nyimana n'inzara gusa ikindi nkurikizaho numva nkakurikiza amategeko n'amabwiriza y'igihugu cyawe arasenze uburiki ndi umunyarwanda igikoresho yazanye yari yaragikoreshejeho kiri kujya kitugora murabibona tugamije kugira ngo tugere aho kitakiriho imivumo kuki wazanye igikoresho mwakoreshejeho mwana wacu nta muturanyi wakimpaye warafite kenkayiri umukurambere ni umugore cyangwa umukecuru uyu nguyu ni umusaza nyamuzindukira akazaza ejo umusaza w'imyaka 124 atuye hehe atuye ku isi ya gatandatu isi ya gatandatu munsi y'ikirunga mu mba cyitwa Nyamuragira aracyabaho se cyane kuzimu ni kuzimu mubona habaho amadayimoni cyane kuzimu aragenda akayazana buriya nta ni dayimoni izongera hase ndimo ndibaza hari umuntu wamenya ubutunzi sibyo hari n'abantu baba bashaka ubutunzi mu bihugu bigiye bitandukanye bo yakoresheje imbaraga ngo nabaho ubutunzi ariko ibyo nibibaza mbonye amafaranga amuhanukira abari mu birere bya kure abari mu bihugu bya kure uko twega abantu badukurikirana kuko nawe nakwingingiye kugira ngo ibyo uhabwa bihabwa utiribuza hano wakoze n'isaha kuzana kugira tuzane bose babireba uzana kamera bose babireba ibintu byo muri bucece mu gace bijya hanze kiro nanjye uno munsi ndagutunguye ariko se umuntu wambaye kino kintu nta kuntu wabicanga ngo urasuka ibi ni ibihu ntago ngo amafaranga ibi ni ibihu twitara hakiri kare umuntu atanga amafaranga gute amafaranga arimo amavuta ya nuza bamwe ngo nisiga amavuta wacu dukongera kujya ukunda ubusambanyi dukongera kujya ukunda areka ni kiroso zamura twumve buretse shyiraho mikoro akira ababyeyi yewe ko mfite umugore sinambaye impeta akira fata igikoresho ntangiriza aha siyakare kubusambanyi gagabanya ubusambanyi navugane n'ababyeyi dore igikorwa cyo gufunga igikoresho kirarangiye yese nasambana uvugana n'ababyeyi mwana wawe babyeyi ntegereje umutungo wa Karuna ndabumva neza nubwo muvugira kure kuri mu ndabumva kameramani byose bikurikirane tunga hano babyeyi gutungana n'ukwanyu yamaze gupfundikira umwana wanyu izina rya data wantumye ubuki kirasa birebe byose izina rya data wantumye birebe n'abadukurikiye cyakoze niko ari wazanye karatunga agatunganirwa akakira ubutunzi aricyo cyamugenjeje ahangaha ababyeyi muratwumva neza yego babyeyi isengesho ndarirangije gupfundikira igikorwa cyose twakirangije namufasha agapfundura akakira ubutunzi bwe kirasifata amajwi yego babyeyi reka mufasha apfundure kangoki zana cya gikoresho mfungure yego zana cya gikoresho urwembe yego biza bijya munsi reka nipfundure cyane uburenganzira ko bamaze kukoze turahanga kirunguza peteke kanwa nebeho habyiye ibihumbi 10 yahize muri byo bikiri ndabyemera ko mboye ikarito yanasabye n'igikapu ngo nzajyana mudere ngiki igikapu ze nk'ikiriya se ko wageze ku gifumbu ugomba gutahana ubutunzi nukureho kamera abadukurikiye ndakize nawe igihura kizikijwe n'icyo amafaranga wagezemo kora yawe ndakize uzuga kameramani amafaranga muri kino gihe kameramani ugenere nanjye nitwijya tunegoshiye ko twigirishije Kigali News ni 5 sawa show umutima wabyeyi bari kubona yuko ngo wagize kwizera guke wanashidikanyije saba imbabazi
imbabazi se ngo pfukamusabe imbabazi ntaza gupfukama umwana w'umuntu gupfukamira mumbabarire kuba nagize impungenge nkeya babyeyi muratwumva neza murakoze uvuga ngo gutungana ni ukwanyu upfundura umutungo wawe babyeyi gutungana ni ukwanyu ngaho upfundura umutungo wawe yewe yesu we zima yewe mama iwe yesu we kuki siya nanjye nkoremo ntabwo uwo mutungo ari uwawe ntabwo ari uwanjye siya yesu we alhamdulillah babyeyi gutungana ni ukwanyu Jiro ndakize ni ukwanyu kamerima gushyira mu mutungo wawe wakire fata n'abandi mikoro zanyu tangazamakuru risezeye upanga umutungo wawe tangazamakuru afata n'amezi arasezeye tangazamakuru arisezeye yesu we tangazamakuru arisezeye baretse kiroso baretse yesu we 500 bibiri yesu we 5 500 igihumbi 500 bibiri amafaranga muhambiriye tureba ababyeyi bari kumaza ngo kubazanya agakoresho gatoya komeza bari umutungo n'ibindi n'ibihumbi 500 kiroso ibi ni ibihumbi 3 ngo kumva neza nze tureba ntabwo nabasha ubucuruzi ushyizemo ayo mafaranga nkabande barenga miliyoni tangazamakuru turayishyirira cyane mutanye ku nkungu mukunzi wanjye cyakizamo mwana nkunda cyakire gutungana ni ukwanyu murakoze imana wamugisha umunyamakuru bagendanye ashaka kubavugisha ababyeyi mumbaritse yewe ubu nanjye nta kintu mwampara none se babyeyi ubu ko mumuhaye amafaranga agezemo 10,000 mbona abonye miliyoni irenga ubu nize mbaga mukoresha kugira ngo amafaranga ahite angana gutya kandi ko tutakwiye kamera sigara mu kibuga kandi none se ukwanyu gutungana iyi mpano muyiha abantu bameze gute cyangwa bari hehe cyangwa bageze hano n'uri hanze uwo ari we wese ahabwa ubutunzi n'ariya n'ayawe yo mu gitereko yesu we ndetse nk'umuntu uri hanze wenda ashaka ko mwamuha nawe amaso yacu yabonye byinshi imitima yego umuntu wese ahantu yaba ari ahabwa ubutunzi kuko izi ni imbaraga z'umwuka ni imbaraga z'umurengera ni imbaraga ziva ku bakurambere amafaranga yo kwisasira kwiyorosa upfa kugenda ukagira neza ntugire nabi ugakora imirimo y'urukundo kuko abariho bategereje kuzapfa ariko abapfuye ntacyo bazi uretse gutegereza kuzazuka n'abari mu muhanda aho waba uri hose wakira ubutunzi aho waba uri hose wakira ubutunzi mukoresha iki kugira ngo abagereho bari hanze imbaraga z'abakurambere nizo zibikora no mu madolari wakira mu madolari igihugu urimo nicyo uvuga ngo nshaka ubutunzi mu bwoko runaka bw'amafaranga aho uri hose bikorerwa mu kirere nko kubona biro de change zibaho abakurambere no bafite imbaraga zo gushanja aya ngaya ntago twe dukora amafaranga iyo tuganye tugasanga ufite impano yo gutunga no gutunganirwa tugufata ukuboko tukagushyira ababyeyi nk'uko mpagarariye ababyeyi ku isi narangiza ugahabwa ubutunzi bigeneye ku bushobozi bwe washobora gukoresha murakoze ndumva twareka tukabasezerera uramfasha rero uramfasha kiriho nimero zawe kuko jewe bibirandenze mbonekaho ni 0784 ni 0784 1 3 8 3 ni nayo yo kuri WhatsApp
iyo nimero igihe icyo ari cyo cyose uyihamagaye ntuyibone uyandikira kuri WhatsApp. Ngira amasaha yo kugira abo nakira abo kuri WhatsApp nabanyandikiye ntabashije kuboneka, nibyo binyorohera. Warambwiye ngo utanga n'akazi kubutagira. Yego n'urubyaro kubarubuze kuko ntago ari bigusa n'indwara turazivura. Barambwiye ngo abantu banyuzwe ngo imitungo yabo ngo mukazi bigene neza ngo bahashirukana nenge kumubaza n'abakodesha amazu bakamburwa upfa kuba utari kubeshya kuko yubeshye mpita mbireba. Ababuze urubyaro yubeshye mpita mbireba mbazimane zombi nabo turabafasha tukabasha tukabanza kumenya niba atari ubugumba ari igeno. Hari ubugumba bw'igeno Imana iba yarabagenye ariko bagomba kubaho, ariko hari amarozi, amashitani, indwara z'ibitegano, uburozi bw'ibiryano, abantu bamburwa, abantu bibwa, ibyo byose nahangaha mwabonye. Aha ni ku Gicumbi, buriya mwasanze ku Gicumbi mu rugo. Nimwongera kunsura nzabajyana noneho ku Gicumbi cy'abakurambere mubona nimbone nkuboneho muzajya mureba na basogokuru banyu mwabana mwe bapfuye. Uyu mwuga wawe utangiye ryari umazemo igihe kingana gute? Uyu mwuga rero ngewe nkuko biri ndumurarwa ngoma mwumazemo imyaka 20, ubu mfite 38 mwukora, ariko muri 18 sogokuru yandaze ingoma ntangira umurimo wanjye. Kuko ngewe ubwanjye ndi burebure imbaraga zibikora neza abakurambere. Murakoze cyane. Arabufite bagukorera. Uyu muntu ari mu ihembe se cyangwa ihembe ririmo umuntu? Ni ukuvuga ngo iri hembe ni iginkura rishinzwe kujya guhiga andi mahembe bateza abantu. Ibyo mwumva ngo ibitega ibitama muraribona rigizwe n'amabara atandukanye. Abantu bakombaje ngo n'ujye bita riravuga. Shatse naceceka rikavuga ryonyine. Reka nemeye kiro peretse gato ngoni rivuge ntuvuge vuga wahembe. Yesu we amubaza icyo ushaka kumubaza. Barakoze Imana baho umugisha. None se ko mudafasha abababaye n'imfu n'abapfakazi jewe n'abandi bazabagane? mumbarize ko nanjye yamfasha. Murakoze babyeyi uzasabara. Ari umuntu ngo Kiroso ni mumbarize ko nanjye yagira ikintu bamfasha. Yego murakoze babyeyi gutungana n'ukwanyu. Murakoze cyane. Ese kujya kumyumashye muga reka jewe ese tugere kuri amaho bakonzi basaba cyangwa ba kiganiro yizi reka nigendere.